gatandatu pastor 16 15 16 15 yego yego arababwira ati yego muje mu bihugu byose yego mwigishe abaremwe bose yego ubutumwa bwiza yego uwizera abatizwa uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwa iteka 15 na 7 kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi yego bazirukana abadayimoni bazagira bate bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazabasaba imbabazi bazirukana bazabagisha inama oya aha ndagira ngo ndeba hano nkunda ndeba hano ndagira ngo usome neza amaze kubivuga yakoze iki ndavuga kuri Yesu murongo ukurikiyeho murongo wa 19 nkunda murongo wa 18 bazafata inzoka yego kandi nibanywa ikintu cica ntacyo kizabatwara naho bazarambika na hato bazarambika ibiganza ku barwayi yego bakiri yego 19 umurongo wa 19 nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo yego ajanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana abo baretse pastor ahandi wihajya amaze kubaha iryo tegeko maze gukora itegeko nshinga rya caca cyangwa ry'itorero amaze kubaha umukoro umugabo akora hasi niba yaragurutse ntumbwire ko yaciye aba ibyo basigiye ndabigusigiye ndigendeye niba warimo kubikora ibyo yavuze ntago ndagera kubiduha niba wabikora niba wirukanaga daimoni niba warabikaga ibiganza ku barwayi niba wakoraga ibyo ngaho arababwira ati arabibaha aragira bati ndagiye abasiga mu isi arabibasigira n'inshingano kwirukana abadaimoni zikora inshingano kurambika ibiganza murebe hano yemwe murebe hano bene data baganira bangara bantagana ndabarora mundebe hano uzi ko Yesu ari wadusigira ibintu abanyamadini abandi batizera mwirwo ngo byarangiranye na Yesu yarabisize yadusigiye icyo gukora. Haleluya. Nituba tubikora rero tuba dukora inshingano twahawe n'uwaduhamagaye. Haleluya. Mujye mukura ababyigana hari aba Yesu yahamagaye arangije arabaha inshingano muzirukana muzarabika ibiganza ku barwayi muza arangije kubaha icyo gukora n'umurage. Bibiliya ivuga ngo isezerano risohozwa n'uwaritanze yapfuye. When yapfuye yagiye mu ijuru asiga duhaye ubwo bushobozi. Murongo wa 20 umurongo wa 20 bavuga ngo abo barasohoka bigisha hose bigisha abagore bigisha abagabo bigisha abari bashoboye amahanga bari bashoboye reka munyumve neza munyumve niba twarabwirije abantu ubutumwa tukigisha igihe kirageze ngo n'ibindi tubikore. Niba waragize umwanya wo gusega ngo Imana iguhe amavuta cyangwa imbaraga zo kuvuga ubutumwa ukwe no gusega Imana ikagushyirira uburenganzira bwo kurambika ibiganza ku barwayi. Ejo nararakaye mvuga mbabaye yicarire shuti ndavuga ariko nje ukonzi mwene cyo ubutumwa bwiza twaki ntabwo munimo gukora fotokopi yibyene gusa n'uburokore atarimo. Shatse nababwira ngo mufite ikintu mwambitse umwenda w'uburokore atari uburokore. Ntarikora ngo narakijijwe ukashaka anu yakiri bukabo. Barawe n'abarokore baratukana barasambana barakora ibitindi gasari byo kibaza uburokore buri fotokopi niki. Nta murokore ukiriza
mbabura urusengero rufite abadayimoni ndarwaye ntawe ukirizwa no kuzura umwuka wera buriya pasa muri byo urimo kuvuga turasenze pe turambitse abantu ibiganza ukirukana umuntu dayimoni ikagenda ikamara kare ku munsi wa gatatu ikagaruka. Bibiliya iravuga ngo dayimoni yavuye mu muntu agira ate arazerera. Dayimoni afite amazina y'ubukristo n'ubupagani akazerera akavuga ati ariko aho nari ikiri cyahagiye ikabuteka nje gusura aho nabaga yaza yasaga nta harimo ariko ategeza dayimoni kukureba akamenya ko nta kirimo kajyana gasaka amahembe gasaka imanwa na za nyabingizi wanyu na dayimoni zo kwa nyogosenge opfe yatabyaye nibindi bitindi gasere byose kazi kakurundamo kuko nta cyagiyemo ntago barokora bacyuzura umwuka wera ntago bakiriza umwuka wera abaririmbyi ntago baca intege mu mbabare ndabakunda nahoze bira ngo wabimwe wajya mu mukora rukaririmba ukitere hejuru karirimba se ntago kurimba ari umwuka wera kurimba birasigwa karirimba ukitere hejuru akagira ngo ufite umwuka wera naho nukuri n'abandi bahembaze bararirimba jamo n'abaririmba bakitanga bagatera ntazi kuvuga barasohoka amaze kwibabwira ajya mu ijuru abasiga mu isi najya mubwira ngo uyu mugoroba tugiye kwirukana dayimoni wowe reka mwemere amashini muyarekeye mukiza amashini sinshaka abakoma amashini muyarekeye nimunyumve mu amashini muyarekeye nimushaka ndabasengera mwicaye ntabwo umwuka baraza ko abantu bahagaze nimushaka mushyiki muno ku ntebe twirukane dayimoni cyo turatinda no kwirukana abadayimoni birasaba ko duhagarara uyu mugabo tugiye kwirukana dayimoni tutayisabye imbabazi tutayifate gushikirana itegeko oda turamwirukanisha itegeko agasuzuguro k'abadayimoni turakaruta arabwa mwirukana abadayimoni buriya nkunda ijambo riri muri Matayo 10 arabwa ngo mwirukana abadayimoni mukiza abarwayi buriya rero ijambo ndarikunda uretse kubwira abanyarwanda ko murushye bivuze uti ndakiza abarwayi bibwira ko ari wowe kandi Yesu avuga ngo mugene mukiza abarwayi rero abanyarwanda ikirica mushaka gusobanura aho kugira ngo wakire ibyo umuntu avuze gusobanura ibindi mwabayemo aho niho mutinda mukaguba nk'umuhoro watemye mu itaka aho kugira ngo wumve ibyo umukozi w'Imana avuga ujya gusobanura osesevuzi akadomo na Kristo iby'Imana yishize muri logique urasigara niho banyubora bakuru twavuza nginduru twabaye nk'abasazi ni kuri yabiba ni mu bisagera tugasara tukisaza tukisararanga dayimoni zikagenda ubuzima bugahinduka. Haleluya. Yasha mwirukana abadayimoni mukiza abarwayi n'ubumuga. Haleluya. Muzura no kuzura ariko nkunda ijambo ribago mukiza abarwayi muzura bapfuye mwirukana ubumuga. Utiko dayimoni ubumuga ari dayimoni. Mwana w'imyaka 18 watangiye kumugara. Urakanga ku ishuri ugahuma wambaye amarinete wajya mu rugo ukayavanamo ejo bari hano nabwiraga ejo mpora mvuga Yesu sinza mbona nabivuge nabwe amabera ahata ibitoki amabera sayo konsa Imana aribeshye kuyaguha reka babwira utararota utarereka kufite amabere n'isezerano ryo kubyara sisi niba mu nyumva bene mu ndebe nabi kubo yafite ntibigusaba kurota ntibigusaba kwereka Imana yaguhaye ukayamera kera agira ngo sinzi abandi muri abana kera abantu bakuru twajyaga tureba ibikobwa b'ikumi n'abahungu b'abasore bakobwa bagashaka imitanga bagashyira hano munyacarara tugashyiraho imitanga abahungu tugashaka imezi tugashyira hano tugashyiraho ubwanwa n'ibindi kugira ngo twerekane uko dukuze ariko igihe cyarageze ibyo udasengeye birizana Imana yabiguhaye nuko nizera bigira impunzi sinkura mamano Imana yabiguhaye ntibeshye sinzi niba hari unyumva wibikira muri logique shuti birakuvuna njya nkunda kubwira abantu njye nkunda gusenga njya nkunda kubwira abantu wowe mbabarira unyumve we kubyizera ngiye ko byizera urabihawe muri kije jyayo mukiza abarwayi
Imana ibikore ku bwanjye itabikoze ku bwawe. Ndizera wa udakina ibikore ku bwanjye. Niba utabyizera nge ndabyizera, bive muri nge bibi byawe. Igihe kiragera umwana akava mu bwana. None narababwiye Bibiliya avuga ngo nakumenye ukiri amazi mu nda ya mama wawe. Nagira umwana w'umukobwa ahaguruka ahagarare, umukobwa gusa. Abanyarwanda baratinuka kandi hari abakobwa nk'icumi dore igihe babereye. Muri umwana abana bawe Imana bari aho muri bo. Kandi Imana irabazi. Sinzi ibyo budari bunyumva. Biriya muhinja nkunda gukurikira Bibiliya, ntabwo yicare mwana wanjye. Ntabwo nzi gusoma cyane ibitabo byinshi. Ariko iyo mbonye ijambo nkumva hari icyo rivuga, ndikurikira mu ndimi zose kandi arisomesha. Izindi Bibiliya avuga ngo nakumenye ukiri urusoro, ngo ukiri urusoro mu nda ya nyoko muri Zaburi. Nagiye mu zindi Bibiliya avuga ngo ukiri amazi nari nkuzi. Ukiri amazi. So na nyoko batarahura Imana izaba. Ntabwo muramva ibyo mvuga. Twabayeho turi mu bitekerezo by'Imana. Kuba uriho uyu munsi si impanuka. Muranyumva? N'iminsi yawe yose iri mu gitabo, itabuzwaho n'umwe. Rero utararota utarerekwa, rege nkumenyeshe ko Imana yaguhaye urugingo rugomba gusohoza intego yarwo Imana yaruguhereye. Satani yabishaka. Reka mbabwire ijambo ntimujye ngo ndabirataho, ngiye kubabwiza ukuri. Reka abanyarwanda babwiza ukuri ngo ubudidata. Urugingo rwawe ruteke rudashohoje icyo Imana yaruguhereye, ni wowe ufasha Satani. Iyo urugingo rwawe rudakora icyo Imana yaruguhereye, ufatanije na Satani kurwanya Imana, mushaka kunyanya. Murakare muve mu buzima butizera, mujye mu buzima buzi Imana buyimenya. Mbabarira wiyegurira Imana nibura ibintu ngubwira ubyizera iminota 30 yonyine. Ibintu mvuga ubyizera iminota 20 urabona musaruro. Ndakurahiye ndi umugaragu w'Imana ihora. Ibyo Yesu yashoye igishoro gikomeye ku itorero, atanga ubugingo bwe, amena amaraso n'igishoro cya miliyoni na miliyari. Arabwira ati mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Dore ibimenyetso bizagenda bizere ngibi. Arabiduha. Icyo dukwiye gukora ni ugushaka kugendana n'ibyo bimenyetso. Wabona kimwe ugahagarara ugashaka ikindi. Sema haleluya. Kavuga akandi kantu gato. Mumbabarire. Mbase mbwiriza abantu imbabazi bitewe naho muri. Mumbabarire mbasabye imbabazi. Ntagira umuntu nkumeretse, ntagira umuntu bera ikibazo. Ndabasaba kwizera Imana. Ndabasaba kwimuka huru ugatura mu kindi gihugu. Ndajya nkusenyeraho wari urusigarana itongo ujye mu gihugu cy'amasezerano cy'amatanubuye. Ntacyo mpfa nawe. Ndashaka nzamura ibitekerezo byawe. Wice umwuka bagasuzuguro n'umwuka w'ubutamenya. Njyewe nkunda gusenga, ntabwo ndabikora uko mbishaka, ariko ndabikunda. Ndabikunda iyo mbikora, ndabikunda. Pashagize kuvuga ijambo, reka mbabwire barokore. Munambabarire nibura abantu mu bantu bari hano nka 200 nibura ngire nk'abantu 25 umva icyo mvuga. Ntugasenge kuko ibibazo byahagurutse. Ujye usenga by'umwuga. Bimwe nibo bavuga ngo hari impano yo gusenga, barabaroze mu bwonko. Gusenga ntabwo ari impano, gusenga ni inshingano, ni nko kurya, n'ubuzima. Bibaye ari impano Yesu umwana w'Imana yasenze igihe kingana, ntacyo ushobora kugeraho utazi gusenga. Bya bintu by'imbaraga zo mu mutima. Imbaraga zo mu mutima zirimo no gusenga. Kindi reka babwire ingingo 5 zikomeye mu gusenga. Icyambere, umuntu usenga ni umuntu wa mbere kwisi uhindura ibintu. Murako mvuga nobanya ko Pastor Muhira avuga n'akerebu n'aba bishop baraha, kubwiriza ntibihindura ibintu. Gusenga ariko guhindura ibintu. Cyo ni kibi. Kabiri, gusenga, umuntu usenga, ndavuga umuntu usenga niwe muntu wa mbere kwisi ugira ijwi rigera kure.
niwe muntu wa mbere ku isi. Ntabwo mvuga mu Rwanda, ndavuga ku isi. Umuntu ashobora guhagarara hano agasenga akajya mu isi y'umwuka, ugasengera muri umuntu uri muri Kenya agahinduka. Ariko umuntu ubwiriza ntabwo yakumva. Cya gatatu, umuntu usenga niwe wa mbere ku isi, niwe muntu wa mbere, ndavuga ku isi, ijwi rye ridakumirwa. Ariko umuntu ugira ijwi ryitwa nakumirwa, nk'imodoka ya polisi cyangwa imodoka za imbarasi isanga izindi muhanda igatera ihoni zikegama igacaho. Umuntu usenga ndavuga ate, ijwi ry'umuntu usenga ntakumirwa. Wabishaka utabishaka uraryumva. Ndavuga nimunyumve, dayimoni yabishaka itabishaka iraryumva. Umuntu usenga dayimoni yabishaka itabishaka igomba kumwumva. Yabiri mu bwonko, yabiri mu bworo bw'ikirenge, yabiri ahandi hantu ntashaka kuvuga, yabiri mu ahantu cyeriko pare hihishe, igomba kumva yabishaka itabishaka. Nimba bayiteye bati gaho cyamukanwe gacamo, nimba bibwiye ati turumbuka. Yesu rero bagira ngo witwane ngo turinga, bati gaho nimujye mu nguru. Banyumvise icyakadegira ngo simbizi. Umuntu usenga niwe muntu wa mbere utajya utinya. Ibyo uvuga ngo birapfa wabibona nk'ibiriho. Reba buryo umuntu usenga yumvikana, buryo umuntu usenga yumvikana n'abake. Babwiza ukuri yumvikana n'abake. Agira amaso ntatinya. Ikindi agira amaso abandi batagira. Urabona byo muhiraho zavuga. Nshobora kuva iwanjye senga ndi kuri piki. Senga nkaterana harira nkibuka yuko nasenga gageze Nyagatare. Senga ukajya mu mwuka. Umuntu usenga ubuzima kugira umutima usenga. Ba Kristo bene data mujye mugira umutima usenga. Niba abantu bagusengera imyuka ikakuvaho mukagika, nta mutima wo gusenga umuntu agira. Usa n'utungwa n'amasengesho y'abandi. Haleluya. Reka mbaho urugero, ntihagira umuntu umanika ukuboko mu byihore. Ni njyewe urimo kuvuga. Nimuri ako banyakire mpagaze imbere yanjye. Muri mwebwe haraba munyumve neza ntimunyumve nabi. Uretse kuvuga ukuri ko kutumutumira. Ubu hari abantu batagiye kugira ubwoba. Tajya gukora umukozi w'Imana wamwakira ukagira ubwoba, ukuvugiza ubwoba. Hari abamaze gutungurwa, hari abakubiswe n'ikintu mu mugongo, n'ukubera iki. Haleluya. Imbaraga zo gusenga. Usenga ijwi rye ntakumirwa. Umuntu usenga wabwiriza, wakora ibitanga, ariko igihe cyose udasenga igihe kizagera ibyo ukora bishiri. Gusenga bizana ubusabane n'Imana. Umuntu usenga, reka babwire umuntu usenga, iyo ushaka Imana wegera umuntu usenga. Umuntu usenga yicarana n'Imana bakabana, akavuga ikamwumva. Ayiwe birahenze mama, birahenze. Haleluya. Gusenga nicyo kintu gihindura ibintu. Umuntu usenga ategeka ibihe. Umuntu, reka babwire abashumba, umuntu usenga basa n'umuntu ugura umuriro. Umuntu ugura umuriro ntashobora kumwicara mu mwijima, kuko igihe cyose cash power yuzuye umuriro. Umuntu usenga bafite ubuzima buri imbere. Sema haleluya. Icyindi cya gatanu cyawe cyaga, umuntu usenga abasa n'ucukura zahabu. Ugera ahantu wakura kumva isigaye niyo nziza. Umuntu gusenga bitera gusenga. Burya mama abantu badasenga, mama mutabikunda nuko mudasenga. Gusenga bitera. Ujya kuvamo kuva wasubiramo. Burya umuntu ucukura zahabu wese aracukura, yagera kuri zahabu akumvishije. Ayiwe yayibona atayibate muri iriyo. Akongera agasanga isenda gashorayo. Ugasanga ari muri ajya bimereza kujya ahantu bacukura kurota. Usanga bari muri 180 hasi. Hagaraze njya kubireka nkakura y'akadeyi. Kaba ngo buri iriyo kandi kabiri muri 30 akongera agacu. Umuntu usenga iteka abasa n'ucukura ko
agakorota agera ahantu akumva birarangiye, ariko yamara gusenga akumva nibwo biryoshye akahita wakongera. Sema haleluya, ya haleluya. Ntabwo ushobora kugwiza imbaraga z'umutima igihe cyose azi gusenga. Impamvu ubona abarokore nanjye reka njye mu kutayona cy'urubanza twananiranye ni ukudasenga. Umuntu udasenga rushiyobora. Mwana ni gutanga kimwe cy'umudasenga. Umuntu udasenga asa n'umwana, umwana umuneke ngo butimpa agashyira ku kabuno. Papa ntamuretse ndaba nkuha. Umuntu udasenga ahora ashyira amaboko inyuma. Ntabwo ushobora gutinywa gutanga kimwe 10 udasenga. Bishoboka. Kuko ntabwo ashobora gushyira ubutunzi bwe iyo umutima butaba. Ariko umuntu usenga ubuzima bwe biroro. Umuntu usenga aratinyuka. Umuntu usenga nta kimutera ubwoba. Umuntu usenga avuga ijambo kavuga utari kwibibaho ari agadi bibaho. Mutinyuke gusenga. Hari amagambo pastor muhira hoza avuga reka babwire igihe cyose uzasenga ufata umwanya wo gusenga. Ugasoza utavuze ikintu Imana yakuvuzeho, subira mu masengesho. Mwibuke ko birivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka. Hanyuma umwibutse iki ibyo kuvugaho nibi. Niko mwabagabo mu Imana kuvugaho n'igiki. Narose inzozi mugamushu, narose inzozi uri hagaze nk'igiti kiraye ziri bukutomere ngo wararose. Urabona kure muri abana beza cyangwa nababi. Nimba muri babi nanjye ndimo. Murantega amatwi bene data. Imana ikavuga bureka amabwire ikintu cyitwa Imana mubabarengise ikintu. Imana ifite amaso areba mu isi ikabona naho Satani abandi bari kuzimu simbizi, ikabona naho Satani. None yivugana nawe ibikubwira inama zabaye kwa Satani. Warangiza ukicara narose Satani akazarinda soza intego. Ibyo ni ko Imana yari ishoboye kuvugana nawe. Igihe cyose ikintu murota inzozi nta kindi kizakemura inzozi n'ugusenga. Reka munyumbereza uzasome neza Bible. Abo twifuza gusa nabo barasenga. Muraje babere data uzaga umuntu yaranditse mu nzu ye twizere nkande nka Danieli n'ugusenga. Kwizera ntabwo bitoragura. Tubere nka Dawidi yarabyanditse atashobora. Abo bose bashobojwe no gusenga. Basenze reka babwire gusenga n'ugusenga igihe gishoboka n'igihe kitagira gite kidashoboka. Nababwiye ngo umuntu usenga ameze nk'umuntu ugura umuriro. Niba wari wagiye kugura umuriro abashyitsi bazicara mu rugo ujye kubona ubona umwijima ngo pa ayiwe umuriro ushizemo. Ayiwe mero kugura umuriro kera. Niko umuntu usenga. Iyo usenga buryo ubitse iminsi imbere yawe. Ugenda ujya mu mucyo. Ugenda ujya mu muriro. Ujya aho wacanye. Ujya mu byo wakoze. Ubwo nibwo buzima bw'umukristo. Iyo udasenze niba twijya twiganiriza n'ukuri. Niba ngo udasenze urasengeranye. Ibi nibo buga reka yoze ibi nibo bwigisha avuga ngo nta masengesho y'miturabaho abaho narenze nayi biramba baho. Mufite amagambo mwitije abanyantege ngo arabanda ngo nta masengesho y'umuturabaho abaho nayi kiramba. Nta sengesho y'umunyagara aba ni nayi gitorogo abaho. Nimugashikira abantu mu ntege nke. Bibiliya ivuga ngo sengesho ry'umunyabyaha ni ikizira. Barageze umunyabyaha aganize gusanga reka mvuge nigusaba umuntu w'umupasiteri rwose harimo yafasha abantu ubwonko ngo nagize gusengera umuntu undi umupagane ngo akira indwara. Bashumba igikiza indwara gusenga gukiza umwuka w'ukiza abantu. Ese niba udafite umwuka wera barakizwa n'iki? Nabwo ufite amahembe cyangwa ufite abarangi mu kimwe. Ntukabeshya abantu. Domiri igikiza abantu n'umwuka wera uri muri wo no kubisigiro. Nturabatizwa no kugahanga kwa padiri baranga asengera abantu umupagane ahubwo rufite abarangi wirukana nyabingi. Imana yo dusenze impano y'Imana iba muri twe ikadukoresha. Bari kuri
haleluya, haleluya, haleluya. Arababwira ati musohoke. Gusenga nicyo kintu nabonye. Mundebe hano, mundebe hano, mundebe. Nitwa bigira umuntu. Ibyo mvuga ntabwo nabikora. Narasenze abahanuzi bahanuye ko ndi bupfe, kandi ntabwo barabe ibinyoma, bavuga gukuri. Barereko bambwira aho naho nzaziko abana banjye batangira kubona ibidara ko ndi bupfe. Ndahaguruka ndasenga, ariko muze gusenga cyangwa ujya umuntu akajya no masengesho akasohoka avuga ngo kwivuye mu magi. Mbe masengesho asakuza. We gusenga ntabwo babivuga, barabikora. Ntabwo babivuga, barabikora. Umuntu usenga uzamubwirwa nuko nibikorwa byavuye mu masengesho ntuzamubona ajyayo, ahubwo uzamubona akora ibihwanye n'ijambo ryamubwiye. Yewe ntabwo ngiye gusenga pastor wacu avuga dusenge, ibyo ntabwo ari gusenga n'amenshi y'abagore cyangwa y'abagabo. Va muri ayo, subirayo. Hari ibintu ujye mwemera bigira impuzu. Ntabwo nemera uri mu masengesho, uri mu isoko uragurisha. Hitamo kujya mu gatereka. Narabwiye ejo duhomba, Imana izaduhembera ibyo twaretse dufite uburenganzira. Ntabwo Imana izaduhembera ibyo niko yose mwasomye Bibiliya. Nsomera pastor, nsomera ibyakozwe n'intumwa 18:13. Mugiye gutuma maraza hano. Murakora photocopy ngo namasengesho mubeshya abantu. Warangiza n'abantu bakagukurikiza, bakakwigana. Kwera ibyo ukora ni photocopy, n'abagukurikirana barakora photocopy. Muzasome Bibiliya, mwigane Daniel uko yasenze, mwigane Nehemiya, mwigane abakozi b'Imana, mwigane gusenga. N'ubyigana, ntukigana umuntu. Iyo umuntu mwigagiye cyagera kananirwa. Igana Bibiliya, igana Yesu, igana intumwa n'abashoje neza urugendo. Ntukigana abantu. Dusome ibyakozwe n'intumwa 18:13. Wiyemeza abantu gusenga Imana mu buryo budahura n'amategeko. Barimo gushinja Paulo yigishaga abantu gusenga binyuranye n'amategeko y'Abafarisayo. Bamujyana imbere yande uwo mugabo nene hepfo gato 14. Paulo yenda kwiregura. Paulo yenda guterura amagambo Galiyo abwira Abayuda. Bari bamujyanye imbere ya Galiyo umutegeka w'Umufarisayo. Bari bati muga uyu yemeza abantu gusenga binyuranye n'amategeko. Usiko abantu mu itorero dusenga by'amategeko. Umushumba Miri yaravuze ngo kuwa gatatu n'ugusenga. Ikibazo ufite cyagutwaye mu masengesho. Hari n'abajya mu masengesho kuko barwaje abana, umwana yaneye inka zone y'abantu, undi yagiye ku ishuri bikanga akabona kujya masengesho. Madamu urabizi ubwo byananiranye rero mvuye no mu isoko ucuruza inka ndahombye, reka njye mu masengesho. Ntukemeze ugusenga nibazo byaguteye. Reka mbabaze muri abagabo nka bundi. Ninde mugabo ahuye nibaza akabasha gusenga? Mbwira pasa. Ninde mugabo bagabo bagenzi banje wa mugani wa Paulo. Ninde mugabo ahuye nibaza akabasha gusenga? Ninde mugore barwaje umugabo cyakarwaza umugore akabasha gusenga? Nimusubize turi hamwe. Wenda ibyo vuga n'amakosa. Uwo mugore n'uwawe. Ubwo yarwara karara naba niha mu gitoro kujya bashobora mu masengesho. Cyangwa wajya muri formation byarimo kujya no kwa nyine kwaye. Wetabaza abandi. Reka babwire ni byiza gusisimbirwanya, ariko umuntu uzagusengera akakugera ku sinzi jambo nabuze jambo umuntu uzagusengera domi akakugera ku nkondo. Reka bwire mwese hano hari ababyeyi. Nta wagusengera kuruta umubyeyi wakubyaye, ariko nta muntu wagusengera ngo akuvane mu akugera hano. Ntabwo agera ku bibazo byawe.
bene data ni mwimuke aho mutuye mujye gusenga, ni mwimuke muri ubwo buzima, ntugasenge kuko ibibazo byaje. Ndikabwe nagize ibibazo nubwo gusenga hajya amasengesho nkarira. Senga Imana mu gihe gishoboka, toza ubuzima bwawe gusenga, toza ururimi rwawe gusenga. Ndikabwe ubu indwara ngira ni ibitotsi, ni sinavuye hananiwe, navuye hankoza cyagiye nageze mu rugo nageze iminota 30, ariko narambise umutwe hasi, umwuka haguruka usenge. Saa 6 yose, saa 7 yose, saa 8 tuzi ubuzima bwo gusenga. Gusenga ntabwo ari impano, ni ubuzima twamenyereye. Gusenga niho twubaka ubuzima bwa gikirisitu. Ubu nwakwirukana abadayimoni akirukana n'imandwa, udasenga byagaruka. Haleluya. Nijo nagiye ku muryango w'inzu yanjye imbere yari saa 7 njyango n'iminota 20, ndambura amaboko mu muryango, ndagije ndakingura, ndabwo impamagara abamarayika baburugi hano, navuze amagambo nanjye ubwageze ndikigura. Gusenga, ntugasenge kuko ibibazo byaje. Babyeyi bari hano, ibibazo byateye abana bacu turarira. Bagabo bari hano, urwo rwawe rwateye urarira, ntabwo basha kuzamura amaboko. Ariko igihe ufite umudendezo mu rugo mufite amahoro, zamura amaboko usenge, urabona ibintu bitungana kandi bikunda. Nabwo ngo umuntu usenga asa n'ubi, abo umuntu usenga bika imbaraga. Sinzi abantu, umuntu usenga arahunika. Guhunika abana b'ikigeye ntabwo babizi, arabitsa. Ba Martine ariko kerebo ntabwo babizi ibyo kudahira inka. Umuntu ubizi ikintu bita ikesherero, ikesherero munakizi? Ikintu bita imposha murazizi? Umukono murawuzi? Kujya kuzana amazi ntariguruga, noneho amazi yaza akazana n'ibitokoza, akazana n'imposha, ugazamura umwenda ukawugobeka hano, inka zishotse wakenya ngo uri muzihamira, zo twaguhamira. Wajya uzamura icumu ugashyira mu bwato, imposha zikabazaje ukadusubiza inyuma ukongera. Iso yasangaga ibyo iriba ari ikibumbiro kirimo imposha, inkoni zikakurya. Noneho iyo umuntu asenga arasunika, arasunika, ugasunika ibitokozi, ugasunika abadayimoni, ugasunika intambara, ugasunika ibibazo. Gusenga ikindi kintu bakigaga mu runyango, nesizi ko mu Nyarwanda ikintu bita uruhenda. Uruhenda ni iki mu Kinyarwanda? Uruhenda baba we, aha, ngigihe awagabanaga n'undi ubutaka, yabaga ari mu ishyamba watemagamo umuhanda, reka byita umuhanda, ugatema uruhanda hirya no hino, ugatanga inzira. Gusenga bitema uruhenda ni nko gutema ishyamba ugaca inzira. Kababwire nigize gusenga mfite icyo kibazo, ndasenga Imana irambwira ngo kubera amasengesho usenze, kababwire mwabaho reka mumbabarire ndabaruta n'imbita abahungu mumbabarire, ntabwo mbatesheje agaciro muri abakozi b'Imana, si ibyo bwakagira abana mu. Nigize gusenga mfite umwuka w'ubukene ngena gahonga ruriye, tukirukana abadayimoni, twagera mu rugo atizana umunyu ntimbabarire, tukabura umunyu, bukiye tugira n'ibyago. Abana ubwana twaheje ku ishuri bugiye kuza buzana ibiheri mu rugo, turababara. Uzi kujya gusenga wadoje kuryama ibiheri bikakuza kuryama. Inshuro zanjye ndwi zirangije, nawe arangije ize, ahagurutse ngo tutarabona, ngira ngo akaraga sinibuka, tutaragura telefone, ngira ngo akaraga tochika gabo toroshe bwutubuye, sizi ko bonetse sanga n'inzoka, sanga ni batora yaryama inzoka. Reka babwire arayiryamira arasenga arasoda turataha, niba yarayishe muzamubaze sinzi byibuka ntaza kubera. Icyo shaka kubabwira niki, reka babwize ukuri do, naseze iminsi 165 ndayise ndwana n'umwuka w'ubukene, ndwana no kuva mu bwa butayu. Umugore wanjye akenyera umwenda hasi wasaza, hasi akakira hejuru. Ndebise kandi ubwo ndajya kuvuga ubutumwa, nigeze kujya kubwiza ubutumwa ahantu ntashaka kuvuga, ngiye kubwiza ubutumwa nirukana dayimoni zazici abarangira barakira ubutara hano. Ndabwiza abarangira bizime ndayitumura,
ndangije bagiye gutaha nacyo gihe kandi naryaga umutsima igisheshanyo n'ubunyobwa ibintu bidahuye. Pastor yari ameze nkanjye nawe ajya kumakanga muri ibyo. Nawe yari nkanjye tugiye gutaha tugeze ku wa gatanu nimugoroba abashumba be baraza ba Kigali barahagera njye banyambura agatuti baragafata. Hanyuma nambwira ati Imana ikurinde. Ngenda n'amaguru. Umva iryo jambo ariko. No ibindi sishaka kwisesengura. Ngenda n'amaguru. Ndatiri. Ngeze ahantu umugabo umwe ubona umupagari ariko ndamukunda cyane. Nabe mwibukije ubundi. Azanta ati mushwa tugenda n'amaguru. Uratashye ndi. Urutase warurangije. Nabuze umwanya wo kugukurikirana. Aragenda ajya mu rugo iwe. Afata ikiro 50 cy'ibigori. Afata igipiki cye kitagira purake ankubita harampeka ataragera iwanjye. Ijoro ryose negeze mu rugo meze nk'umuzungu ndaguciye wabigori. Gusenga ariko se wambabura ukazansuruka rero ngo ndirasi uzazusuri nta zindi mbaraga sindabwiriza ncishu uri bivuze mararwumva ngo mbara abantu nkuko murahamba barema amafaranga. Dare ngo yugahonga yuri umugore waje bigize gusenga afite umwenda muri banki ndasenga ndota inzozi ndota nicisha inyamaso ikirenge ndayikandagira ndabwe ndapu n'umwenda ndawishyuye ariko nawe nduru yawe nuzabibona nicaye mu gashedi mu gitondo umuntu araza arambwira ati ndashaka ubutaka ntihari umuntu ubufite ubwo ndashaka kwihutisha ubanya bwanjye ndamuhamagara ndabahuza baragurisha bampa miliyoni n'igice ndagenda ndishyura ndigashyira imbere ndishyura miliyoni yari ifite umwenda wa miliyoni sabu 500 cyangwa ni 700 nishyura 100 ahubwo ibyo mvuga ni mu minsi ntugire ngo nejo bundi nyamaso hari igihe abandi babushakiraga isoko ariko gesenga ariko mwabayemo ariko gusenga murabizi cyangwa murabyumva ntugasenge kuko ibibazo byaje ujye usenga kuko ukunda Imana ujye usenga ushaka bimwe dadi wabwiraga abantu ngo usaba Imana nkaso ndangije asigaye 500 yashira imbere kuri ka kameda dushira imbere y'igitanda ngira ngo nayo wakarahari mbwira gahonga rero ujye ukoraho ko ushaka nanjye nkuru twiririze tukoraho nanjye nkoreho tuyahekenye avuya gusenga nanjye nkoreho kuri amafaranga ajye muri keya koreho twirire kugasutura imbere y'umuryango ntugasenge reka mbasabe hagira abantu muri mwe banyumva ntugasenge kuko ibibazo byaje ujye usenga kuko usaba Imana icyo udafite ujye usenga bitera ubusabane bwawe n'Imana reka babwire abapasiteri bimwe bavuga ngo umuntu ntushobora gukiranuka udasenga barakubeye ntuzabeshya abantu niko mama reka nibwire nyiraca mama wawe uramwibuka uramuzi nanjye ndamuzi yanjye yampaye amata twasangiye amata mwana wa Karinda tubizanyeho nubwo yapfuye nta wamusimbura uranyumva gusenga nta kibisimbura gusenga ni nkagina w'umuntu pasa nta gisimbura gusenga kibaho niyo watanga icyacu mugatanga n'amaturo ugatanga n'intebe zo mu nzu ugatanga n'inzu yawe biragusaba gusenga ntuzatanga ibya mirenge ngo kuko wabuze umwanya wo gusenga ni nkagina w'umuntu nta kibisimbura nta gitambo gisimbura amasengesho nta maturo asimbura amasengesho nta murimo mwiza wakora usimbura gusenga why gusenga gusimburwa gusenga bitera gusenga nta cyahinduka nta gusenga vuga utamina numve ngaso nkunda banumvise umwuka arasaba ko ubwo ndagukurikirana aricyo numvise umwuka arasaba ngo usomera nsomera rero twigende somera Matayo rero jya muri Matayo usomere twirukane dayimoni dutahe ndaje nyikwirukanire uyibagirwe ko yari kuriho. Haleluya nareruye Matayo 8:23 ntabwo ushobora kugira imbaraga z'umutima
bizana imbaraga, gusenga niho guhunika. Urasenga ugahabwa amagambo utazi haturuka. Urasenga bikagera communication n'ubwami bw'Imana. Yemwe abagore, reka babwire namwe bagabo bari hano, namwe abana n'abakobwa, ndabasaba gusenga. Ndabakumbuza gusenga. Abubatse n'abatubatse, abashaka kubyara, abashaka akazi, nta yindi urufatiro wabona. Urufatiro rwose ni ugusenga. Gusenga bihindura ibintu, gusenga bihindura igihugu. Haleluya, haleluya. Uzasoma igitabo cya Nehemiya pasa, reka nkwibwire, uzisome Nehemiya. Amasengesho agira ubwoko, ntabwo shaka kubyinjiramo, tuzabyinjiramo ikindi. Hari ubwoko bw'amasengesho. Hari amasengesho yo kwinginga, hari amasengesho y'intambara, hari amasengesho yo gutabaza, hari amasengesho yo kuramya. Haleluya. Mugabo witwa Nehemiya yari umuziritsi wa vino ibwami, arasenga shebuja atabizi. Ariko ninde wabwiye ko gusenga, ninde wabwiye ko gusenga abantu bakwiye kumenya? Kare gugeje twagiye akanyarira, twagiye mu murama. Urabari inkuru ninde wazikoje ko kishi nimwe ngiye kanyarira, ngiye urabwirana n'ugufasha, n'ukujyana ku igare, n'uguheka mu ngobyi. Ubwo bujajwa n'ubwiki. Gusenga ko ari ibanga ry'umuntu. Uzasoma umugabo witwa Nehemiya, yari umuziritsi wa vino hehe ibwami, arasenga. Haleluya. Hari ahantu yari ari Imana imwambika igikundiro. Umunsi umwe ngo arimo abebetana vino, abashyitsi baje, arimo ayishyira umwami amukubise amaso bitewe n'igikundiro yavanye mu gusenga. Umwami amukubise amaso ngo Nehemiya, uko ntari impuzi sikumeze, n'iki cyaguteye umubabaro? Siko wanzaniraga vino. Umwana manubwo ati Nyagasani mwami, naryoherwa nte? I Yerusalemu harabaye amatongo, amarembo y'abaye musaka, mugire nte? Gusenga bimutera igikundiro. Gusenga bituma umwami amutega amatwi. Gusenga urabyumva gusa. Kandi babu bura Satani binaniza abantu pastor, nibyo bintu bya mbere, niwo murongo wa mbere. Yesu yafashijwe n'iki? Gusenga. Misi 40 irangije y'amasengero atarya, ageze aho yajyaga byezeho biranga. Ahamagara Petero na Yohana bagenza tugiye gusenga. None wowe barubwira gusenga, uturabona, uturabizi, uturareba, uturabyumva, utumwana ararwaye, uteregeje agatare kajya gatare kazarema, uteje bundi hazarema ntuza. Waharetse kugiye ihomba 3 waba biretse kwagiza sente. Aje unaje mu gikomero urahomba, aje unagaruka mu kindi urahomba. None uracyapurika amafaranga wayashize mu banki cyangwa umugore akayashira ku meko ukabaza ukajya amasengero. Barokore bene data, tore bagore bagabo bene data baturi hamwe, mwaje tugasenga. Watanze ikindi pastor mvuye inyuma. Gusenga mwarabicupuye. Uzi gurya ngo uzahure na Yosefu ajya mu masengesho. Ngizitira mu ngiye kositimo, ngiye akanyirangarama, nakanyirangama kakani ngo nagashyashya, ngaka kanyirangarama digiri agiye kurira indege. Wasomye uko Nehemiya yasenze, wasomye uko Daniel yasenze, wagiye mbase reka babwira uko nteye bigira umuzima bwanjye. Iyo nagiye gusenga namenyo sinyoza. Bajya gusenga agafata suti, agafata amandazi, agafata ji. Mwabaye muti wakwikaranze, wakwirisha ubusa. Mwazanye ibiza, mwazanye logique, mwashize mu bwenge n'ubuhanga ngo murwara igifu. Buratirwara se nimwaga inka yanyu. Murajya gusenga karo. Ninde bwo kujya musenga mugatwara umufariso. Nguye umufariso, ngaka gashyashya, ngiyo ntuza ninde hari portomanto yuzuyemo imyenda, ugahura nawe rwose njya muhura nawe bajya gusenga. Njya gusenga bwo ibyo ntazi. Ugabona umudigiri avuye gusenga arasa n'uvuye kuri indege. Arokore ibyo
mwasomye Bibiliya musome mujye muri Bibiliya nabwo ngo gusenga twigane abatsinze twigane abatubanjirije abaye icyitegererezo bakivugwa no mu byanditswe abo duhagarara tukavugaho reka kwigana bigira imuzura mwigana ejo azananirwa ntukigana abantu igana bavuye abarwanya intambara bakayitsinda igane babandi duhagarara imbere tukavugaho ko babaye abagabo babaye intwari abantu urashaka kwigana abantu ngaho komeza agucupure usigara uhagaze wenyine usomera dutahe gurisha mudutabaze indangururamajwi babahungu baduhararutse namwe mwaduhararutse vuba aha muduhe indangururamajwi gusenga reka ubwire bene data gusenga nta kibisimbura gusenga pastor gusenga ntiba bicupura ucupura ijambo ry'Imana ugacupurika wewe rigasigara ari rukino kandi wageze imbere y'abantu uri gicupuri turabimenye ijambo rigasigara ari n'ikirukwari murabanda ngo ubungubu hari umupasiteri ntashaka kuvugiza meretse guhamagara mvuye gusenga nijoro numva umutima numva umwuka yaramugiye ngo muhamagara aranyita ati karama nturaho Imana ishimwe inshuti yanjye ati Imana himbaza aramwe ngo uvuye he ndeka ariko atari kuvuye nimvuye gusenga uracyasengera iki ndayikupa nyivanaho ndayisiba n'uyu munsi azandoge pastor naho ngaruke nanze gutinda ariko twavuganye amagambo menshi ariko uracyasenga amasengesho amatatu ndacyasenga se nabikora niko nabikora emi butura twari twakorera Imana se urabura wakorera Imana kerebo urabura wakorera Imana ubu sha nasenga se buri bwo mbishaka nibwo mbishaka narabuze n'umugabo atazandoga akamvana n'ibyo nizera nguse uracyafite ibibazo bitumusenga ndabwe ne warageze Kanani wowe ngaho gumayo ndasi n'uyu munsi sinojya no kubaza inkuru ntacyo mushakaho so uruva mukure iki wenda aba munyapolitiki isome na shuti yanjye Matayo igice cya 8:23 aturisha inyanja uradusomere kijya murenge wowe aturisha inyanja yikira mu bwato abigishwa be bajyana nawe umuyaga uba mwinshi mu nyanja ubwato bwabo burarengerwa cyangwa bwenda kurengerwa n'umuraba wisuka muri ubwo umuraba w'amazi wisuka mu bwato ariko Yesu yarasinziriye baraza baramukangura bati abigishwa baramukangura bati databuja dukize turapfuye akirako dukize turapfuye arababaza ati niki kibateye ubwoba mwaba afite kwizera gukemwe maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose reka babwire nababwiye ngo umuntu usenga ibintu byose biramwumvira Yesu arakanguka abwira umuyaga uramwumva abwira n'inyanja iramwumva reka babwire bene data iyi ni inkuru ariko ifite ikisobanuro inyanja ubwayo ni iyi si ubwato ni agakiza twebwe abari mu bwato turi kumwe na Yesu ikibazo ni uko utamenya ko turi kumwe nawe hagira umuyaga uduhuha turi mu bwato yago basa mweregeza kuza kubivugaho umuyaga nta kizabuza umuyaga guhuha kuko uri mu nyanja turi hamwe reka nongere mboge sago ndi bubisome muri bukumunsi umwe abana b'abahungu bagiye gutema ibiti bashaka kwaguka umwe agitema intore zigakuka ikagwa mu mazi Elisa arataka umugaragu w'Imana yabwiguye arwate dariguya atema gati akanaga hejuru y'amazi intore ziritabira iva hasi jya hejuru iyo tuvuga Yesu iyo tuvuga Imana ikora ibidashoboka tuvuga Imana ikora ibyo abanyabwenge bananiwe tuvuga Imana ikora ibyo abanyamaboko batabasha gukora tuvuga Imana ihindura ibintu
kandi wongera urokoke. Wari ukwiye kwicara aha uzi ko wicaye kubera Imana ihindura ibintu. Imana ikabwira bene data, twe twarayibonye Imana ihindura ibintu. Imana ihindura amanywa ikayagira ijoro. Imana ifata gati. Abenshi mwarize nge nigiye munsi y'igiti meruka mu ishuri 73. Muri sayansi ntabwo igiti cyakura icyuma hasi, ariko mu buryo bw'umwuka bitwereka yuko ibidashoboka ku bantu ku Mana bishoboka. Sore ngo icyo utekereza ko ari ikinyantege nke gihindura ikinyambaraga. Ibyo utekereza ko ari ibinyantege nke bihindura ibiki. Mundebe hano umuntu ukunda gusenga cyane, ndanabivuga kuko ngenda bikora, sijya mvuga ibyo nakora. Nshira ubwoba bwo gusengera abantu pe, yakira atakira ndamusengera, sigaye akirwariza cyangwa Imana ikabikurikira. Noneho biratangaza kubona icyuma kijya mu mazi hasi, ukazana agati ukakanaga hejuru, icyuma kikava hasi kikareremba. Biratangaza kubona umuntu umukozi w'Imana n'intoki wendeka mumbabarire wenda zitanakarabye zidasa neza, agukubita ikiganza mu gahanga, umugabo akagutera inda bigakunda. Umugabo umukozi w'Imana cyangwa umugore akagushyiraho ikiganza cye mu izina rya Yesu byara. Uranyumva? Umaze imyaka 8 utabyara, mu gitondo waza ugasanga umugore atifite atwite. Urumva atari agati karerembesha intorezo? Ntabwo mu byumva. Urabona ikibazo cy'ibya Yesu ni nk'umugani bitanga ubusobanuro. Ari umwana w'umukobwa yeruze kuzaho narindi arambwira ati pastor bambwiye ko umusaza w'inyangamugayo none mfite ikibazo maze imyaka 12 ntabyara, mbwira ngira inama umugabo ntane nawe yishakire ne gutera umugabo ikibazo. Bavuze ko ari ngewe akareka mbwire ngi inama nyinshi yo gutana sinayibona kuko mfite inama nawe. Ati ngwino nkusengera. Ati mushumba, ati baransengeye ariko aba pastor reka nongere mbasaba. Yesu yatubwiye ko dusenga inshuro zingahe tukabireka. Mwinkarurira nimusubiza. None se kuki muca abantu intege ngo buriya baramusengeye none aragarutse? Yesu yatubwiye gusenga ubudasiba. None muca abantu intege umuntu yaza ngo bamusengere mukamuca intege. Waye mwabaye mute? Mwararutse. Ni wasenga. Uhararuko basengera ni we wasenga. Cyangwa ni wowe ukiza. Pastor Joseph mwamwe kwisubira. Buriya nawe abasenga baramusenga. Burya ko batamukandajya ku ijosi ngo arahwera wamuretse. Yesu n'abarwayi bafugana transfer. Yabanyagatare adashoboye akajya Kanombe batabishobora akajya hehe? Akajya Musanze batabishobora akajya mu Bubiligi, akajya mu Buhindi. Ariko basenga sinzi uwabaroza ubwonko ko mwabaye. Ugasanga umuntu baramuca intege arashaka ko bamusengera, uriya nawe ntabwo utamusengera. Uwadusosera wamuretse. Yesu yadusabye gusenga inshuro zingana. Nizo yadusabye ntuzishoboye n'abashaka gusengura baca intege. Because mureke tubyo tudihana. Ati baransengera bwira Yesu yakubwishe gusenga inshuro zingana yatire yiteka nyo. Warese nkagusengera. Kandi ubwo yari ndabwira ntungaho rira nurangiza kurira aho barangize kurira umbwire. Ati mushumba turabita ati ndabiretse ati mbabarira nteka kamana. Bwira umushumba w'intwine wigire hino. Arambwira ndabwira umugore yamaze iminsi byagize ikibazo ati mushumba ati musengera. Ndamubwira reka nkubwire bari babiri. Kimwe kitanakijwe kidamu kimunaguruka cyari kirakijwe. Kari gikonye n'igitwe kidakijijwe kijijisho. Ndabwira wowe urashaka teneshaka abana b'impanga Imana yiseherwa abana uko byatuye no kubyifuje uri imbere yanjye genda ubyare. Yaragiye umugabo mutenda y'impanga mugenzi arabwira genda nawe ubyare, baragenda barabyara. Bibiri atangaje intorezo kugira ngo intorezo ni gikomeye n'icyuma. Reka nkubwire amakuru aruta yandi.
ikibazo cyawe cyaramereye ariko igiti cyagare cyatuma ibyawe biroroha. Ibintu by'Imana bishize bene data reka munyumva iyo mubishize mu bwonko biraguhenda. Ndege nkwisabire inshuti yanjye turi kumwe bank'ikigori bankuta byitayo bankutababaye. Iyo tuvuga Imana ishobora soma umurongo ubwendekera aho ngaho bwirije dutahe. Soma Itangiriro 17 umurongo wa mbere wonyine. Cumi na karindwi umurongo wa mbere. Uwo mudamu nabura ngo ntabwo yarakijijwe yaje kubushaka yarabyaye. Aramushuna warasege ntanakijijwe rwose nagenda byara ndanarokoka dara abana wampaye abantu benshi ngo dara abana wampaye. Dusome. Soma. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse. Yego. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati nije Imana ishobora byose. Yego. Ujugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Rekera. Abraham amaze imyaka myinshi Imana iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose. Reka babwire bene data bakundwa, igihe cyose utaramenya ko Imana ishobora byose ufite ikibazo ku bwonko bwawe. Nawe Imana yacu ni Imana ishobora byose. Ntabwo ishoboye indwara ngo inarirwe kubyara. Ntabwo ishobora kubyara. Reka babwire ba Rutabingwa n'abamuzi n'abandi bari hano. Reka babwire abagabo bagenzi banjye, Imana yaguhaye abana. Urabyemera ko yaguhaye? Izabigisha. Ariko mwabaye muti inkoko ntirahamu birere agaca ntikabakubite. Inkoko ibyaye turaga bashwi 9 bose agaca gatungwa n'inyama. Ikaraha mu byatsi bakaza bagacuka. Kandi agaca gahari. Niba warababyaye nta guhangayika, humura. Imana ishobora byose. Sema haleluya. Imana ishobora byose. Ibidashobokera abantu Imana igirite. Ibidashobora abanyabwenge Imana igirite. Ibidashobokera amafaranga Imana igirite. Idashoboye abasinga badashoboye bene wanyu, n'ibyo abashambo badashoboye bene wanyu, n'ibyo abana badashoboye Imana ya Isirayeli iragirite. Irabishoboye. We tungana tungana. Reka mvugire ijambo bene data. Ngira abantu bari hano bashaka kubona Imana. Reka mbasaba kaka. Igihe cyose usenga. Ayiwe. Uranyumva Joseph, reka mbwire Joseph. Reka mvuge nje. Nirihe. Reka mbishakira inyito. Kugira ngo isengesho ryawe ryemerwe cyangwa isengesho ryawe ryemerwe hari birishyigikira. Muranyumva pastor? Kugira ngo isengesho ryawe ryemere hari support y'isengesho ryawe ya mbere ni ukubusengera mu bushake bw'Imana. Ntabwo murabyumva ibyo. Kubusengera hehe? Mu bushake bw'Imana. Mu bushake. Urabizi abantu pastor ishuro nyinshi basengera mu kwangana. Nkunda abantu yaranzoze Imana ngize nkunda abantu ubwiri burasengera nkunda abantu gwera kuzoze data we. Gusengera mu kwangana, gusengera mu matiko. Igihe cyo isengesho rizagira agaciro ni isengesho ni mu bushake bw'Imana. Kabiri, isengesho ryawe igihe cyose usenga utarababariye. Usanga abarokore benshi muri mwebwe harimo amasanduka yo niho muzika. Wafashe umuntu na muzika yarankomerekeje kandi ugashaka Imana ikora. Yarankomerekeje umuntu yagukomeretsa atagukomeretsa yakubabaza ata. Niba ushaka ko Imana igukorera igitangaza mubabarira. Mwije kubabarira. Babarira umuntu mubabarira atanabizi. Igihe cyose uzagira umutima wahindutse irimbi. Muyandi macuri irimbi bahambamo. Icya gatatu. Ndabwira abanyarwanda kandi tugira inzika. Tugira umwuka w'inzika. Mumbabare nkoresheje ijambo mubabare sinje warizanye.
ishoko ntutsi yo mugira izika mututsi akuhirira inka mwataha akaziba urumva kare akuhirira inka uko ziri ku bwato zinywa iyo ari butwaye nijoro akayirobanura kandi mu gitondo wajya gushaka mukajyana barasi kimwe muregarukira ahantu iyo ni kamere bashaka kuvuga turimo kimwe mu kintu gituma Imana itadukoresha ngo ikorane natwe ni ukutagira umutima ubabarira. Mfite abarokore babyumva bashaka umukozi w'Imana utababarira kandi bashaka ko Imana ikubohora. Kiri cya gatatu atize mubabarira kusenga. Igihe cyose uzasenga ukarangiza isengesho ryawe ariko ibintu bamufata mujye muvanamo bitari ngombwa niyayo n'ibyo mvuze ejo uzabijyana babyumva uzanira ibindi ikindi kintu ushaka kubabwira. Igihe cyose uzasenga utazi ijambo handitswe ngo Mana waravuze ngo, muranyumva cyangwa murandeba, waravuze ngo mu masezerano mfite hari icyo wavuze ngo, muranyumva mumbabarire bene data nongere mbabwire mumbabarire ndi umugaragu w'Imana mugenzi wanyu. Igihe cyose uzavusenga utavuga ngo handitswe ngo Mana waravuze ngo abagore bizera bazakizwa mu ibyara, uba wibutse Uwiteka. Biravuga ngo abibutse Uwiteka tugasinziye. Munyumve akandi irindi banga ryo gusenga. Niba ushaka gusenga Imana ufite umutwaro ukuremera intambara zirebera ubuzima bwawe, byuka igihe abandi basinziriye, igihe inkoko zitabika, igihe umusambu udahiga, igihe umwana atarira. Barokora ni munyumve, byuka. Nta nkoko ibika, nta musambu uhiga, nta mwana urira, nta nkivumera, icyo abanyankora bita igicuku cya dididididi. Inshuti yanjye utekereze ko ari wowe usenga nta wundi. Wumve ko ari wowe. Igihe cyose utaramenya gusenga uzi ko ari wowe. Ntabwo munyumva muraseka. Igihe cyose uzamenya gusenga utarasenga uzi ko ari wowe. Vuga uti mu isi yose ninjye ufite ikibazo, ninjye ugushaka, ninjye ubabaye, ninjye ufite umutwaro. Upfukame mu gicuku uzamura amaboko. Hari ubwo mbareba nkumva nabashyiramo imigeri. Hari abantu batazi kumara iminota n'icumi bapfukamye. Hari abantu bazi kumara iminota n'icumi batazamuye amaboko. N'ubiye bakwiye kuzamura amaboko aresha n'amatwi. Muzamura amaboko dusenge. Sema haleluya. Mu gicuku nibura hagati y'isaha 6 n'igice kugeza isaha 8 n'igice. Nta nkoko ibika inkoko ntugasenge bwakeye Shawuli. Ntugasenge mu gitondo. Hari abana dusenga ajya mbwira ati ndimo ndasenga yiba data we. Iri ni izamu waraye. Uwibye yakwibye saa 9 ngo urasenga. Oya. Bogera kandi umuntu usenga ntazamuka aramanuka. Ibyo ni ibanga ry'umwuka. Iyo utangiye gusenga amasaa 8 manuka saa 7 saa 7:05 saa 7:03 ujye saa 6 nibura. Gusenga ntago wabihukira sha barabikora. Usanga abarokore usanga rero kare bagihagane n'inzara yagitutse yarabagiye mu bwonko. Inzara mwarayimenyereye usenga kubera ko ushonje. Ntugasenge kuko inzara yaje mu rugo. Ujye ubisiga mu nzu yo gusenga. Ntugasenge ko mugiye kuburara. Ujye usenga kuko bihari. Ariko umuntu usenga arabisiga. Asiga uburyohe. Uraruta Yesu se? Urabona abanyarwanda ne kuvuga n'ubwo bwoko bwonyine. Abanyarwanda tugira ingeso yacu bwite yihari. Abanyarwanda tuzi gusoza ntacyo bitubwiye. Arabyuka akajya Murama, yava Murama akajya mu Gihorobwa, yava mu Gihorobwa akajya Rwimiyaga, yava mu Rwimiyaga bukaburije atanariye atanase. Ariko avuga gusenga atinzarirane. Ejo wiri ugenda nk'umwuka mu bintu wigize ushe intoki ku munwa. Ariko avuga gusenga agasonza kare. Uri batari dayimo.
haleluya, sema haleluya. Abigishwa ba Yesu bari mu bwato hamwe nawe. Nimwumvisha barashaka kuvuga akaga kabateye, ntago bigize kubyuka. Nyumvira nkunda ntago babyutse ngo babe mu bwato bajye guhamagara Yesu. Bari bazi ko Yesu ari hafi. Bari bazi ko Yesu ari hafi. Bibiliya ivuga ngo barambura ukuboko bagira bati, kuko bari bazi ko ari hamwe nande. Uzi kugira ubuzima butazi yuko Yesu ari kumwe nawe. Babarabuda batakaga karatubwiriye, tubuze icyo gukora turapfuye, ariko bibuka ko ari kumwe nande. Barambura ukuboko bati mwigisha, yewe. Bari bazi ko ari kumwe na Yesu. Hehe uzi kugira ibyago ukajya gutabaza Imana nk'umwanzi wawe. Nuhura n'intambara ugahura n'akaga, ujye utabaza Yesu nk'ukwegereye, nk'uwo muri hamwe mu bwato. Bibiliya irambwira ngo aramuhamagara, bamukanguye abwira inyanja irumva, abwira umuyaga urumva. Reka mvugane na mugoroba, ibi demoni iri ku buzima bwawe, indwara iri ku buzima bwawe, ikintu cyose kigiye kumva ijwi rya Yesu kuri mugoroba. Mfite abanyumva. Impamvu mubona ibyo turwana nabyo bitaraduhunga nuko tutarumva, ntago birumva ijwi rya Yesu. Igihe usamenya ko Yesu muri hamwe mu bwato, wamukangura tumwigisha. Nta nduru, nta kwikeresha umuheto. Nimwe pastor muhira avuza twigisha gutekereza Imana ko ari data. Muranyumva neza? Ubwira tumwigisha. Twatewe n'umuyaga n'inyanja yavuze, inyanja yagizite. Ariko mwese bari hano ko ndemo nkanuriye, ntabwo nyaje muyizi. Nta nyanja ubamo niko rwamuno. Inyanja urimo ntuyizi. Iyi nyanja n'igivunduro kayibona. Wiriwe neza, wiriwe ari amahoro. Ibi bikazi ko tuntu ndashoberwa. Inyanja vumbuye. Ariko ibuka kuri hamwe nande mu bwato. Warambura ukuboko witekeza Imana nk'iri kure yacu, Imana iri hafi yacu. Niba munabwiraga ejo ngo Imana yacu iraha, niba Imana itaraha uyu muteguro n'uwani. Niko pastor ibi mwabikoreye sima. Igihe cyose uzatanga isente zingana ziteze zikora ibintu nk'ibi, utazi ko wubakira Imana, urasa n'uwajugunye mu mvumba y'ifari. Kuko utaramenya gukorera Imana, ibyo ukora byose wanaze mu muvumba ukabyitwara. Baguye n'akaga, bari babwira bati mwigisha tabara. Bari batari bamufite kwizera gukina. Ambwira ati wa nyanja, bari nyanja we tuzi. Nkunda umurongo uri muri ntashaka gusoma. Bibiliya ivuga Yesu avuga ngo nzamaho umwuka wo gutsinda isi. Haleluya. Umwuka, reka babwire bene data, mukwiye gusenga mugasobanukirwa umwuka wo gutsinda isi. Buriya reka babwire ibanga rikomeye, umwuka wera ubundi n'umwe. Muranyumva? Ariko reka se n'utize ibi kugira ngo numvikanishe icyo mvuga. Burya umwuka ufite ibice. Hari umwuka wo gutsinda isi. Muranyumva? Ugasanga umuntu umurokore yatsinze isi yarayegetse. Buriya abana b'abakobwa n'abagore n'abagabo mureba hanze aha, ugasanga yambaye imparigira hano, ibyo abonye akabyigana, nta mwuka wo gutsinda isi afite. Burya nubwo ugerageza kumuvugana, burya icyo akeneye ni umwuka utsinda isi. Muranyumva neza? Kuko ibyadutse mu isi byose birabe namutwara. Dukeneye n'itorero, dukeneye umwuka wo gutsinda isi. Kabiri, dukeneye umwuka wo gutsinda abanyabyaha. Haleluya. Dukeneye umwuka w'urukundo. Umwuka ufite ibice kandi bikorera muri twe. Niba mureba isi idahinduka, nta mwuka wo gutsinda isi abarokore bafite. Buriya n'ujya ngo arambara ubusa atabwambara. Umwuka wo gutsinda isi nawe ari mu itora, ariko nta mwuka wo gutsinda isi afite. Urimo murajumva? Tukwiye kuba Yesu baravuga bati mwigisha tuzi kuri hano. Arabwira ati muyaga we, nyamaza kwanza, nyamaza we. Nyamaza umuyaga umwumvise. Yesu arahari. Aba n'inyanja nawe irimo gukoresha umuyaga ukoresha. Wa nyanja umuyaga ukoresha, nawe ceceka. Inyanja n'imiraba. Imiraba iratuza, ubwato bugenda neza.
Yesu yabwira ati mwaba afite kwizera gute. Reka babwire rero umuntu usenga, umuntu ufite Yesu ijwi rye rirumvikana. Reka baho urugero rundi. Mumbabari. Muzaba muri abantu babiri cyangwa batatu musenga.